Tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025 nibwo inyeshyamba za M23 zinjiye mu majyepfo ya Kivu mu mujyi wa Bukavu. Icyo gihe nayita inkuru mbi yumvikanye mu matwi y'abanyekongo, nibwo abaturage batangiye kuva mu byabo ndetse abandi batangira guhunga igihugu cyabo berekera mu bihugu by'ibituranyi, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi niho abaturage batangiye guhungira. Icyo gihe humvikanye amakuru ko ingabo z'u Burundi zaba zongeye gusubira mu mujyi wa Uvira uhana imbibi n'iki gihugu, mu gihe kandi amavideo menshi cyane yacicikanye aherekejwe n'akamo. Nibyo izo modoka zarirukaga ku rwego ruhambaye cyane, zari zirimo abasirikare b'u Burundi mu byari mu rwego rwo kujya kurinda umujyi wa Uvira. Abandi bati abarundi babaye ibigwari, ariko sibyo byarimo gutegurwa, kuko ibyategurwaga nibyo tugiye kwinjiramo. Namakuru yanyuze ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane yagendaga avuga ku barundi cyane, ndetse abarundi barundi murasazwa bw'igihugu cya Kongo baravugwa guhera muri Nord Kivu. Abarundi bagiye bavugwa kenshi cyane, ahubwo icyaje gutangaza mu itangazamakuru nuko twaje kubona abarundi benshi cyane baragiye, ahubwo ntituze kubona matekwa cyangwa se ababa bariciwe mu mirwano. Icyo nicyo kintu cyaje gutuma abantu benshi batekereza byinshi, kuko ukuntu abarundi bavugwaga twumvaga nibura M23 yarafashe nk'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abarundi ubwo yafataga imijyi mikuru iyo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko Goma ndetse na Bukavu. Ibi rero byaje gutuma abantu bibaza bati se ba barundi baba baragiye hehe, kuko uko M23 bavugaga yari bagaragaze nk'amatekwa zikomeye cyane. Sibyo narinje guheraho, ahubwo narinje kugira ngo twongere tugarure iminsi nyuma, dutangirane n'amakuru mashya bisa nkaho izi ari breaking news. Nyangezi ndetse Katana, Nyantende byose byaraye mu maboko ya coalition ya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi FDNB. Namakuru tugiye kurambura mu buryo burambuye cyane, ikaze kuri izi pages zikomeye cyane ku makuru avugwa ku mutekano, politique, diplomasi, ubukungu n'imibereho. Namakuru menshi cyane, kandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Tubahaye ikaze mu yandi makuru tuba dukomeza kujya tubategurira, ikaze irambuye cyane. Nibyo namakuru yamaze kugenda atangazwa, biravuga ko inyeshyamba za M23 ziri mu mujyi wa Bukavu zamaze kuba zagotwa mu mpande zose. Amajyepfo ya Bukavu M23 iragoswe, amajyaruguru ya Bukavu M23 iragoswe, uburengerazuba bwa Bukavu M23 iragoswe, ndetse n'uburasirazuba bwa Bukavu M23 iragoswe. Bivugwa ko nubwo bivugwa gutyo no mu mujyi rwagati batangiye gukandagiramo, abo nta bandi mvuga ni coalition ya Wazalendo yamaze kwinjira mu makuru arimo aracicikana, cyangwa se amakuru mashya arimo aratugeraho nuko umujyi wa Bagiri cyangwa se agace ka Bagiri, ni Bagiri iri hagati rwagati neza muri Bukavu. Bivugwa ko bamaze kuhinjira kandi bamaze kugenda rero bageramo. Abo nta bandi ndimo kuvuga ni coalition ya Wazalendo, bivugwa ko irimo gufatanya n'abarundi mu mirwano irimo iragenda ivugwa nuko ibice birimo biragenda byigarurirwa. Mu gihe kandi mu matangazo iyi Wazalendo yasohoye yahaye 48 hours M23 kuba bamaze kuba basohoka mu mujyi wa Bukavu, kukabinakeza bati turifuza ko mwasohoka kuneza cyangwa se mukazasohoka ku nabi. Ni mu gihe kandi abakurikiranye intambara za Kongo zose zagiye ziba ngo M23 ihera ku mujyi wa Goma iwufata igasoreza kuri Bukavu ntigiharenga. Ibi byarabaye mu mwaka wa 2013 ubwo M23 yafataga Goma yahise ifata na Bukavu mu buryo bwihuse cyane, ngo ntigiharenga rwose, oya ntigiharenga. Inyeshyamba za M23 rero nanone iyo zigiye kwamburwa ibice zafashe, bahera kuri Bukavu ndetse bakabirukankana mu buryo bukomeye cyane. Uyu munsi niko bimeze kandi nako bihagaze. Twari turimo kubabwira tuti tariki 14 nibwo M23 yafashe umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bukavu,
byari mu kwezi kwa kabiri. Uyu munsi amezi amaze kwirenga arane. M23 kuva yafata Bukavu yagerageje gufata bikomeye cyane, yagerageje gufata bidasanzwe ndetse no kwigarura bikomeye icyitwa rero umujyi wa Uvira, ariko kandi ku rundi ruhande Uburundi bwakomeje gukanira. Niyo mpamvu iki gihugu uyu munsi kirimo kugenda kivugwa cyane mu itangazamakuru, bivugwa ko amabatayo n'akabatayo b'abarwanyi ba M23 batsinzwe muri biriya bice bitewe n'ibikomeza kugenda bigaragara. Inyeshyamba za M23 zakoze deploiement militaire, ariko iyo deploiement militaire yose ntiyigeze ibasha kugira higera. Ku ruhande rwa M23 n'ubu ntibari bashira amanga kuko bakomeje kuba bashaka kwataka. Gusa ingabo z'u Burundi nabonye itangazo zasohoye. FDNB, ingabo z'u Burundi ni igisirikare navuga ngo kimaze kuba igisirikare kigaragarije isi yose ko ari igisirikare cy'ikinyamwuga bitewe n'uburyo cyahanganye n'ibihugu bisatira 12 byose muri Kivu y'Amajyepfo. Nimvuga ibihugu 12 ni ibihugu bishinjwa kuba bifasha M23. Muri ibyo bihugu bivuga ko harimo u Rwanda, Uganda, za Ethiopia n'ibindi bigiye bitandukanye biba birimo biragwanya ngo igihugu cya Kongo. Ariko kandi kuri uyu munsi ndetse no kuri uyu munota abarundi bakavuga bati gusatira Uvira mwageze Bujumbura. Baje guhagarika izi imbaraga bituma igisirikare cy'u Burundi kigaragara mu bihugu bifite imbaraga zikomeye cyane. Mu makuru rero arimo aravugwa nuko abarundi bamaze kuvuga bati yaba M23 Red Tabara ndetse na Twirwaneho ntimuzigera mugera ku mugambi mufite. Bati kandi uwuzerekeza iminwa y'imbunda ku butaka bw'u Burundi uwo nguwo rwose azaraswa ntacyo twitayeho. Abo ni abarundi bagitangaza ibyo ngibyo. Ku kibuga cy'imirwano biravuga ko ibice byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo M23 ikomeje kubitakaza. Si byo gusa kandi kuko uyu mutwe nyeshyamba za M23 no mu mpande zose ukomeje kuraswa ku buryo ukomeye cyane. Intambara ikomeye ikomeje gufata indi ntera. Urugamba mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo rukomeje kuba urugamba rudasanzwe ndetse ibintu bikomeje kuba ibicika. Dore ko twabemereye ko amakuru yose abarimo aragenda tugeraho tugomba kujya tuyabagezaho. Biragaragara ko intambara y'igihugu cya Kongo n'umutwe wa M23 bikomeje kugenda byiyongera. Mu yandi makuru byerekana ko ubu kugeza amagingo yangaya ngo ikintu cyitwa isibaniro rirakomeye, ariko kandi ku rundi ruhande ibice byo M23 yabitakaje pe. Aha amakuru wamenya Nyatende, Katana, Kabare ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byatangiye kujya mu maboko ya Wazalendo, ariko kandi ku rundi ruhande umujyi wa Bukavu niwo uri pending kugira ngo abasirikare bemeze neza ko bamaze gukandagira hariya. Namenye neza amakuru mu rukerera ko ubu ahitwa Nyangezi, Katana, Nyantende byose biri mu biganza bya Wazalendo. Ni amakuru arimo kutugeraho kandi ni byinshi dukomeza kugenda tugarukaho. Intego bafite nta yindi ni ukwigarura ibice byinshi cyane ngo M23 yaba iherereyemo. Mu makuru menshi cyane dukomeza kugenda tubategurira, dukomeje kubakurikiranira, ni zimwe muri breaking news, amakuru yose abatugeraho. Bakunzi ba Shema Chronique, gahunda murayizi ni focus, goals, achievement and guiding. Mu makuru menshi cyane tugomba kujya tubagezaho. Mukomeze kugubwa neza, Imana n'umwishe bikomeze kubana namwe mirimo itandukanye mugenda mukora. Ni amakuru menshi cyane kandi ni byinshi dukomeza kugenda tubagezaho. Ibi byose ni ibyaje kutugeraho. Murakoze, murakarama.